Bavandimwe muri Kristo Yesu, twongeye guhurira kuri murongo w'umucyo w'isabato. Nongeye kukuramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Buntu n'amahoro bibane nawe. Nanone ndishimye ko tugeze kuri uyu munsi usoza iminsi 30 tumaranye iminsi buri mugoroba turi kumwe mu rugendo twari dufite, urugendo twise ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Mfite ishimwe rikomeye cyane ko Imana yabanye natwe ikatuyobora kuri buri ntambwe twateye. Habonetsemo ibibazo bitari bimwe, habonetsemo uburwayi n'izindi ngorane zihishe inyuma ya kamera, ariko Imana yaturwaniye intambara kugeza n'ubu. Ndashima Imana cyane yuko tugeze ku musozo. Maze iminsi 30 n'inginga ngo mwumvire ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo mbabwira, nibwo muzamererwa neza kandi ubugingo bwanyu nibwo buzarama. Niringiye ko iryo jwi ryumvikanye, kandi hamwe na Mwuka Wera urushaho gutereta umunyabyaha. Nzi yuko ibi bintu byabagirira umumaro kandi bizakomeza kubagirira umumaro. Ni byiza cyane ko izi video zikiriho, hari iyo wumvise mu buryo uhugiranye cyangwa se ntiwayumva neza, byaba byiza ufashe igihe n'ubundi ukongera ukabisubiramo kugira ngo wumve icyo Imana ishaka kutubwira. Iri ni ishuri, ndetse ishuri rya gihanuzi. Tumaze ukwezi kumwe rero, ntabwo icyumweru ukwezi kumwe kwaba guhagije ngo tube tubashije kubona ibihagije byose muri iki gitabo cya Daniel, ariko Imana ishimwe nibi yaduhaye, izina ryo rihabwa icyubahiro. Reka nkwibutse ko twarebye ibintu bibiri by'ingenzi. Cya mbere twarebye ni inyifato dukeneye no kwitegura akaga kadusatiriye muri iki gihe giheruka cyo gukora kwa Babuloni yo mu byamwuka. Twarabiganiriye iminsi igera kuri 14 ya mbere, twarabiganiriye, ndetse no mu minsi 16 yari ikurikiyeho nabwo twagiye tubigarukaho. Ndibuka ko twafashe igihe dutekereza ku masengesho ya Daniel. Nanone muri Daniel igice cya 9 tureba uko dukwiye gusengera itorero gusubira inyuma, ese turaba gute muri Laodikia. Ibyo byose ni inyifato dukeneye no kwitegura akaga kadusatiriye muri iki gihe giheruka. Indi ngingo twarebye ni imikorere y'umunyabugome Babuloni yo muri iki gihe cyacu. Ndahamya yuko tutatandukiriye kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato, turacyari mu murongo w'umucyo w'isabato rwose, kandi nibwira yuko intekerezo zacu zarushijeho kwaguka, tukabona impamvu y'uyu murimo ndetse n'impamvu y'iporoje twise umucyo w'isabato. Ni ikibazo cy'ukuri n'ikinyoma, ni ikibazo cy'ukuri kw'iki gihe, ni ikibazo cyo kurwana kwa Satani. Mwarabibonye yuko isabato atari ikibazo kigendanye n'umunsi gusa, oya, ahubwo ni ikibazo kigendanye no kuramya. Mbese turaramya nde? Mbese turaramya umuremyi cyangwa turaramya ibiremwa? Nicyo kibazo gihari. Ubwo rero nzi yuko abantu b'Imana barushijeho gutekereza kabiri niba mwarakurikiranye ibi biganiro. Nongeye kurarika kuri uyu musozo, niba hari ikiganiro cyagufashije wagisangiza abandi, haba mu magambo, haba kubaha iyi link kugira ngo nabo bumve ubutumwa mu buryo bw'umwihariko bataramenya iby'ukuri kw'iki gihe kwerekeranye no gukora kwa Satani muri iki gihe giheruka. Nzi yuko bizabagirira umumaro rwose. Imana izabigufashe cyane. Reka mbere yuko turambura ibyanditswe byera muri aka kanya, banze nicishe bugufi imbere y'Imana maze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ndagushimira yuko wabanye natwe muri uku kwezi kose, tukaba tugeze ku musozo wako. Wadukoreye ibikomeye, natwe turishimye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tuje gusezeranaho tureba umwanzuro twafata muri aka kanya. Reka n'ubundi uganirize imitima yacu kugira ngo biturememo urukundo rwo kugukunda n'umwete mwinshi wo gushishikarira ibyawe no kwifuza kuyoborwa n'Umwuka Wera, mu izina rya Yesu. Amen. Daniel, tumaze kwa kwezi kose mvuga turi mu gitabo cya Daniel, twaganira ibintu byinshi cyane. Maze kuvuga iminsi 14 ko twari turi kureba amateka yaranze abantu b'Imana bari i Babuloni, kandi iminsi yakurikiyeho twaganira iby'ubuhanuzi. Uri buhanuzi twabonye mu gice cya 2 bwavugaga by'igishushanyo Nebukadinezari yarose. Uribuka igice cya 7 ko cyatubwiye iby'inyamaswa enye, kandi ku nyamaswa ya 4 hari hariho amahembe 10, ariko nyuma yaho haza kumera irindi hembe ritoya kandi riteye ubwoba
rivuga ibyo kugomera Imana. Igice cya 8 nacyo cyaragiye kitubwira iby'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene, kandi iyo sekurume y'ihene yaje kumeraho amahembe 4, rimwe rimaze kuvunika ryagaragaraga cyane, kandi kuri rimwe muri ayo mahembe 4 naho haza kumeraho agahembe gato, agahembe kadasanzwe marayika yasobanuye nk'umwami w'umunyamwaga. Igice cya 9 nacyo cyatubwiye iby'ibyumweru 70. Iby'ibyumweru 70 bidufasha noneho gusobanukirwa iki? Iby'iminsi 2300 tutari twasobanuwe muri Daniel igice cya 8. Tubona yuko hari ubuhanuzi bw'iminsi 300 twabutinzeho cyane, bwerekeranye ndetse no kumenya igihe icy'urubanza kigomba gutangirira. Ni ukuri kudasanzwe twabonye, kandi muri ubwo cyo gihe cy'urubanza twamaze kubona ko bizakurikiraho gukora k'umunyabugome. Mu gice cya 11 twasobanuwe nk'umuntu w'insuzugurwa. Tubona iby'abaretse isezerano ryera, tubona igihe cy'imperuka, tubona iby'abanditse mu gitabo, tubona iby'Imana y'ibihome, tubona iby'Imana itarigeze kumenwa, tubona ibintu byinshi. Ejo twasoreza ahantu hakomeye cyane, tubona n'iminsi ya gihanuzi, iminsi 1290, iminsi 1260, iminsi 1335 n'ibindi. Tubona ibyo guhaguruka kwa Mikayeli, tubona iby'abanyaribiya, tubona iby'igitambo gihoraho cyangwa se gihoraho, abaretse isezerano ryera. Mbega ukuntu twarebye amakuru akomeye cyane, kandi twayahuza n'ukuri kwa Bibiliya ngo kwahishuwe ipatimo, wishuriwe Yohana, nako kukadutangaza mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ibyo byose uko ijambo ry'Imana ryabivuze niko byagiye bisohora. Dusoma ijambo dusanga muri Luka igice cya 1 umurongo wa 37, havuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Haleluya! Aya magambo nayo yavuzwe na Gaburiyeli, amagambo yabwiwe Mariya, maze arabwirwa ngo nta jambo Imana ivuga ngo bigenze gute, ngo rihere. Gaburiyeli niwe wavuze amagambo akomeye cyane yabwiye Daniel, kandi niwe waje kubwira Mariya. Hanyuma aramubwira ati burya nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Bya bindi yamubwiye yuko bizasohora muri 27 byaje gusohora. Yesu Kristo avukira mu isi. Aya magambo yabwiwe Mariya rero yuko ijambo ryose Imana yavuze rizagenza gute, rizasohora. Nta kabuza yuko nibitarasohora uyu munsi nabyo bizongera gusohora. Muri aka kanya reka mfate umwanya nganire namwe ku nsanganyamatsiko ntoya cyane, tureba umusozo twafata w'ibihe tumazemo igihe kitari gito twiga iby'ubuhanuzi. Tubyite ibiriho mu mucyo w'ubuhanuzi bwa Daniel. Ibiriho mu mucyo w'ubuhanuzi bwa Daniel. Ndakwibutsa ko tumaze igihe tureba iki? Tureba ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Ndetse ni ibiki biriho? Ndagira mubwire hari ibyiringiro dufite yuko nibitarasohora bizagenza gute, bizasohora. Hari amagambo atarasohora twabonye muri Daniel igice cya 44, nuko ku ngoma zabo bami Imana yo mwijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bubutsembeho, kandi buzahoraho iteka ryose. Turi hafi kumva ijambo ryiza. Yesu atubwira ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwa ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Mbese nshuti yanjye ndikurayika mu izina rya Yesu ngo twitegure icyo gihe kidasanzwe, igihe twenda kwegerezamo rwose. Hari amakuru y'imbuza, amakuru akomeye cyane dukwiye kuzirikana muri cya gitabo nkunda, gitabo Abahanuzi n'Abami. Ku ipaji ya 352 umwanditsi yanditse amagambo akomeye, aravuga ati igihe twegereza iherezo ry'amateka y'isi, ubuhanuzi bwanditswe na Daniel budusaba kuba maso mu buryo budasanzwe kuko buhuje n'igihe turimo. Erega iki ni igihe turimo. Mbese ni ibiki biriho tugendeye mu mucyo w'ubuhanuzi bwa Daniel? Inshuti yanjye, igihe twegereza iherezo ry'amateka y'isi, igihe twitegura Yesu Kristo uri hafi kwimika ubwami bwe, igihe turi bwumve ubutware budasanzwe ku ngoma z'abami Imana yagiye kwimika ubundi bwami butazahanguka, kandi ubwo bwami butazahangurwa n'indi shyanga iryo ari ryo ryose, ahubwo buzamenagura ubwami bwose bukabutsembaho. Nshuti, igihe twegereza icyo gihe, twegereza iherezo ry'amateka y'isi, ubuhanuzi bwanditswe na Daniel budusaba kuba maso mu buryo budasanzwe kuko buhuje n'igihe turimo. Nuko rero ibiriho mu mucyo w'ubuhanuzi bwa Daniel nuko igihe turimo ari cyo kuba maso cyane. Icyo ni icyambere. Ibyo Daniel yahanuye byahuzwa n'inyigisho zo mu gitabo giheruka cy'isezerano rishya, aricyo kibyahishuwe. Satani yateye abantu benshi kwizera ko imigabane imwe y'ubuhanuzi bwa Daniel ndetse na Yohana umuhishuzi idashobora kumvikana.
nyamara isezerano rirasobanutse neza ko umugisha udasanzwe uzaherekeza kwiga ubwo buhanuzi. Haleluya! Imana ishimwe ku bantu twakomeje kubana, kandi nizeye ko imigisha Imana yasezeranye kwizatanga yabagezeho rwose. Amagambo ngo abanyabwenge bazayamenya, twabonye muri Danieli igice cya 12 umurongo wa 10 ejo, ni isezerano Imana yasezeranye ko igihe tuzaba turi kwiga tuzamenya ibyayo magambo. Abwirwa ngo genda ufatanishe icyo gitabo ibimenyetso, ushyireho ubushishiko bizasobanukira bigiye cy'imperuka, kandi muri icyo gihe abanyabwenge bazagenza gute? Bazabimenya. Aya magambo yavuzwe ku byo Danieli yeretswe byagombaga gukurwaho ikimenyetso mu minsi ya nyuma, naho ku byahishuwe Kristo yahaye umugaragu we Yohana kugira ngo biyobore ubwoko bw'Imana mu myaka magana menshi, hatanzwe isezerano ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, nk'uko tubona mu Byeshu igice cya 2 umurongo wa 3. Mbega amasezerano y'Imana ku bantu biga ubu buhanuzi! Imana yavuze yuko tugomba kuba maso, tukabyiga cyane, tukaba mu mugabane w'abanyabwenge. Imana ibidushoboze cyane. Inshuti z'Imana, tumaze iminsi 29 ndetse n'uwa 30 dusuzuma twitonze uko Satani yakomeje kurwanya Imana ngo atsembeho amategeko yayo, avaneho ibyo kwiringira Yesu Kristo waducunguriye Karuvari kandi uri mu buturo bwera bwo mu ijuru, ngo ahongerere ibyaha byacu. Twarabisuzumye twitonze, tubona ukuntu abantu benshi bayobejwe, tubona ukuntu itorero rya Babuloni ryayobeje amahanga, tubona iby'umugore wicaye ku nyamaswa wambaye imyenda y'umuhengeri n'umuhemba kandi afite igikombe cya zahabu mu ntoki, ndetse cyuzuyemo ibizira byinshi cyane kugira ngo ayobye abari mu isi. Ibyo bizira n'inyigisho z'ibinyoma. Abantu banyoye kuri iyo nzoga rero baragenda barasinda, ndetse abami bo mu isi nabo bari gusambana n'uyu mugore kugira ngo bashyireho n'amategeko y'agahato yo gutuma abantu bakombokera kuri Satani cyane. Ariko nshuti yanjye, uko guhamagara nuko Imana muri iyi minsi tumaze, kugira ngo Imana ihamagarire abantu bose bumva ubwo butumwa kandi bakunda Imana n'umutima utaryarya, nyamara bayobejwe n'uburiganya bwa Satani, kugira ngo bave muri uwo mwijima. Dukwiye kuba tutakiri mu isi, dukwiye kuba twaratashye Siyoni. Erega Imana iradukunda cyane, yatashaka kudukura mu isi. Hari umudugudu yaduteguriye, kandi Yesu Kristo yarabitubwiye ejo, atubwira ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hariyo amazu menshi, yaba adari mbabwira ariko ubwahari ngiye kubategurira hanyu, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aravuga ati ndaza vuba, niko yabwiye Yohana. Ariko se kuki tubona bitinze? Amagambo dusoma mu rwa 2 rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 9 ni igisubizo gikomeye cyane. Imana ntabwo igenza gute, ntabwo itinze isezerano ryayo nk'uko benshi babyibwira, ahubwo twihanganira, idashaka ko hagera n'umugenza gute urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Haleluya! Mana yacu ni inyembabazi mu buryo butangaje. Irashaka ko abanyabyaha bihana, irashaka ko bataramenya ukuri ukubageraho. Nicyo gituma itegeko rivuye ku Mwami Imana rivuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bubamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kugenze gute ize. Dusoma iby'imico y'Imana, twaragenzuye igihe twigaga iby'imibereho y'ishyanga ry'Abayuda, uburyo bari warasubiye inyuma, tureba iby'isengesho rya Danieli mu gice cya 9. Twabwiwe amagambo akomeye mu Kuva 34 umurongo wa 6, hatubwira ngo Uwiteka Imana ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, gumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza babo b'ibihe 1000, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha. Iyo Mana ntabwo itsindishiza na hato abo gutsindwa. Nshuti yanjye, ni Imana y'ibambe n'imbabazi, ni Imana idashaka ko hagira n'umurimbuko, ni Imana yo gutuma abagaragu bayo b'abahanuzi kugira ngo bagende bamamaza uyu mucyo, ni Imana iri gutuma abantu bayo ngo bagende bakwize hose inkuru ziturutse iburasirazuba kugira ngo hatagira umuntu urimbuka. Uko ni ukuri kw'iki gihe nako, ni uko hariho igihe cy'imbabazi, igihe cyo kwihangana cy'Imana, kugira ngo wumve ubu butumwa ubuha agaciro kabwo, maze uze tube mu ngoma ya Kristo, tumwisunge, tube tumwiteguye, maze ahere ko agaruke. Magambo yanditswe mu gitabo Ibyakozwe n'Intumwa ku ipaji ya 243, mwanditsi yaranditse ngo muri iki gihe Imana yifuza ko abagaragu bayo babwiriza ijambo ryayo kandi bashyira mu bikorwa iby'iryo jambo ribasha
ribasaba badatinya. Umugabura wa Kristo ntakwiriye kwigisha abantu kuri kubanezeza gusa ngo ye kubabwira ukundi kuri gushobora kubatoneka. Akwiriye kuba maso akita ku buryo imico y'abantu igenda itera imbere. Igihe abonye ko bamwe mu mukumbi bagundiriye icyaha, nk'umwungeri udahemuka agomba kubabwira impanuro ziva mu ijambo ry'Imana. Muri aka kanya ndagira ngo nkubwire yuko tumaze iminsi dusuzuma iby'ijambo ry'Imana tudaciye ku ruhande, tuzi ko bishobora kugira uwo bikomeretsa, tuzi ko ndetse bishobora kudushyira mu kaga, ariko kuko ari itegeko rya Yesu ribivuze ko tugomba kugenda tukavuga iby'ubwo butumwa, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo ubuhamya bw'uwamiza amahanga yose nibwo imperuka izahera kwize, kandi ngo abantu b'Imana bagomba kumva ukuri nk'uko kwahishuwe mu nkuru ziturutse iburasirazuba. Nuko rero nta mahitamo dufite, bishobora kudushyira mu kaga, bishobora gutuma utwanga, bishobora gutuma urakara, bishobora gutuma natwe imibereho yacu ijya mu kaga, bishobora no kutuzanira urupfu nk'uko twabibonye yuko uyu muntu w'isuzugurwa azarakarira isezerano ryera, akarakarira inkuru ziturutse iburasirazuba n'abazivuga, kandi ngo abenshi azabatsembaho rwose pe. Ariko nta yandi mahitamo, kuko abantu b'Imana babwiriza ijambo ryayo bakwiriye kubikora bashimikiriye, kandi ngo umugabura wa Kristo bagabura ijambo ry'Imana ntakwiriye kwigisha abantu ukuri kubanezeza gusa, ngo ye kubabwira ukundi kuri gushobora kubatoneka. Oya, rero niba waratonekaye nkuzanye imbere y'Imana cyane ngo Imana ikomore. Haleluya, Imana ikomore. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo niba wadukomerekeje ariko uzagenza gute? Uzatwomora. Imana rero ikomore, kuko ijambo ry'Imana ryasomwe niryo ryagukomerekeje ahari, ariko Imana yifuza kukomora, ikaguha amahoro yo mu mutima, ikakubwira iby'ukuri by'agaciro gakomeye cyane bizatuma ugera mu bugingo buhoraho. Icyampa ngo wumvire ibyo nkubwira, nibwo ubugingo bwawe buzakomezwa ukazagera mu bugingo bw'iteka ryose. Guhamagara kwa Yesu twarakubonye, kubwirwa abantu b'i Laodikiya, byashugisha cya 3:20, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe dusangire. Kandi amagambo Yohana yanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana nk'uko bwanditswe ku murongo wa 1 igice cya 12, baranditse ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba iki? Bwo kuba abana b'Imana. Mbese wakwemera kwakira Yesu Kristo umwami wacu? Erega iki gihe nicyo gufata ibyemezo. Wakwemera kujya mu ruhande rwa Yesu muri no ntambara ikomeye iri hagati ya Kristo na Satani, muri no ntambara ikomeye iri hagati y'umuntu w'isuzugurwa n'umutambyi wacu uri mu buturo bwera bwo mu ijuru, ngo agomba kumutsembaho rwose akamuvanaho igihoraho, ndetse ngo ageze mu ngabo zo mu ijuru arasiribanga, arashaka kubitsemba. Ariko Imana ishimwe, abajya mu ruhande rwa Yesu bazanesha. Nshuti yanjye, Satani ari kwigaragambya, ari gukora uko ashatse mu buryo bukomeye cyane, muri ka gahembe gato kasiribanze byose, kakagera mu ngabo zo mu ijuru, kakagera ku mugaba w'ingabo, kakamukuraho igitambo gihoraho. Ariko ntabwo ari uko bizahora. Haleluya, ntabwo ari uko bizahora. Isezerano ni uko Kristo ari hafi kugaruka, kandi ari hafi guhaguruka ku ntebe y'imbabazi, agahongerera, akaza kudukura mu isi. Magambo akomeye nsoma mu gitabo Intambara Ikomeye. Reka ninde gato muri iki gitabo cy'Intambara Ikomeye, ndasoma ku mapaje atari makeya muri cya gitabo gitoya. Reka mbere ku ipaje ya 435. Ku ipaje 435 umwanditsi yaranditse ngo igihe cy'amakuba atigeze kubaho kiradusatiriye. Haleluya, dukeneye kuba dufite indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu, ya yindi benshi bahinyura badashobora kugeraho. Kino gihe kiradusaba kuba dufite indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu, kandi Yesu Kristo ari kuyitanga. Nshuti zanjye, mwanditsi arakomeza ngo bibaho kenshi ko amakuba akomeye yisuka kuruta uko yatekerezwaga, nyamara ibyago bitwugarije siko biri. Ibyo tubona n'ibyo tubwirwa muri iki gihe biri munsi cyane y'ukuri. Ibintu biri hafi kugera ku bwoko bw'Imana biteye ubwoba cyane. Niyo mpamvu hakenewe umwiteguro ukomeye. Dukeneye kuba dufite indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu, ya yindi benshi bahinyura. Iyo tubivuga byumvikana nk'aho byoroshye, ahari ntabwo dushyikiriza intekerezo zacu,
ariko nshuti yanjye birakomeye cyane ku buryo marayika yabibonye aravuga ngo ni umubabaro utarigeze kugenza gute, utarigeze kubaho. Ndabyibuka igihe twaganiraga ibya Daniel, umuntu w'Imana afashe ibihe bidasanzwe byo gusenga, igihe yari amaze gusobanukirwa iby'ubuhanuzi bw'iminsi 300, yongeye gufata igihe kidasanzwe mu gice cya 10 arongera arasenga, ari nawe yaje kubwibwa iby'umwami w'ikusi n'umwami w'ikasikazi twabonye mu gice cya 11. ariko se kubera iki yasengaga? Icyo gihe yari kwitegereza ukuntu ubuhanuzi bwasohoye bw'imyaka 70 Yeremiya yarahanuye, maze itegeko ryakuru riratangwa ko abantu bagomba kujya gusana Yerusalemu. Ariko marayika yari yaramubwiye ngo ibyo bintu bizakorwa bimeze bite mu gihe kiruhije. Ariko igihe yumvaga ijambo mu gihe kiruhije, ntabwo yari azi ko bizaba biruhije nk'uko yabibonye. Burya ngo bijya bibaho nshuti yanjye ko amakuba akomeye yisuka kuruta uko yatekerezwaga. Nuko abibonye abona biteye ubwoba kuruta uko marayika yabivuze mu mvugo yoroheje, avuga ati ibyo bintu byo gusana Yerusalemu bizakorwa mu bihe biruhije. Mavasi afata umwanya, ndetse ngo ntabwo yarya, amara ibyumweru 3 aririra Imana asenga, kandi Imana yaje kumwishurira n'ibindi bintu bikomeye cyane. Nshuti yanjye rero, n'ukuri kwerekeranye n'uko igihe kizaba ari cy'umubabaro utarigeze kubaho, nk'uko twabibonye muri Daniel igice cya 12 umurongo wa 1, bishobora kumvikana mu mvugo yoroheje kuko ni njye uri kubivuga gutyo, ariko inyandiko iratubwiye ngo ni ibihe bidasanzwe, ni ibihe biteye ubwoba. Ibintu turi kubwirwa muri iki gihe biri munsi cyane y'uko bigomba kuba bimeze imbere yacu. Dukeneye kuba dufite indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu, ya yindi benshi bahinyura badashobora kugeraho. Nshuti yanjye, mbese uraba mu bahinyura cyangwa uraba mu bantu bitegura, mu bantu biyegereza Imana cyane? Mbese uribuka ikintu twaganiriye ku munsi wa 14, ikintu cyo kwegera Imana? Fata igihe buri gitondo, buri munsi ushaka Yesu mu ijambo rye kandi usenga. Mbese iryo hame wamaze kurigira iryawe? Mbese ibi byumweru 2 bikurikiyeho tumaze kuganira iyo ngingo, imibereho yawe y'ibyamuka imeze ite? Imana igufashe cyane kugira ngo ukomeze kwita kuri ubwo butumwa. Numva nifuza ko mu byigisho byose byizwe, icyigisho cya 14 cyakwitabwaho kuruta ibindi byose, kuko ari icyigisho kidufatisha imyanzuro kandi kitwegereza hafi y'Imana. Imana iguhe kubishyira mu bikorwa mu izina rya Yesu. Ntambara ikomeye, paje 418. Iyo Imana yoherereje abantu ubutumwa bwayo bw'imbuzi zikomeye, bugatangwa nk'ubutangajwe n'abamarayika bera baguruka baringanije ijuru, isaba umuntu wese ufite ubushobozi bwo gutekereza kwita kuri ubwo butumwa. Mbese reka mbanze nkubaze nshuti yanjye, wowe unkurikiye, mbese waba ufite ubushobozi bwo gutekereza? Nizere yuko uri kunyumva ushaka kuba udafite ikibazo cyo mu mutwe, utari ikirimarima, ahubwo ibitekerezo byawe bikora neza. Nuko rero iyo Imana yoherereje abantu ubutumwa bwayo bw'imbuzi zikomeye, bugatangwa nk'ubutangajwe n'abamarayika bera baguruka baringanije ijuru, isaba umuntu wese ufite ubushobozi bwo gutekereza kwita kuri ubwo butumwa. Haleluya! Imana iguhe kwita kuri ubu butumwa cyane. Umva, ni itegeko ry'Imana riri kubivuga, ntabwo ari amagambo yanjye. Nshuti yanjye, urubanza ruteye ubwoba ruzacirwa abasenga inyamaswa n'igishushanyo cyayo, kandi urubanza rukwiriye gutera abantu benshi umwete wo kwiga ubuhanuzi, kugira ngo kumenya ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo n'uburyo bakwiriye kuzakira icyo kimenyetso babisobanukirwe. Mbese waba muri uyu mugabane wagomba gukora ubushakashatsi bwimbitse. Ahari ibyo twavuze bishobora kuba bidahagije kuri wowe, uramenye utaba umuntu w'umunenganenzi kuri iyi ngingo, uramenye utabifata bigura intege, ahubwo birakureba cyane rwose. Ariko ikibabaje, abantu benshi biziba amatwi ngo batumve uko kuri, maze bagahindukirira imigani y'ibihimbano. Mbese uraza kuba mu bantu bakurikira iby'imigani y'ibihimbano, cyangwa uraza kwishimirira ijambo rivuga ngo uko niko Uwiteka avuga? Nshuti yanjye, Imana igufashe kugira ngo wite ku butumwa twaganiriye. Niba ufite ibitekerezo bikora neza, byashize igice cya 13 umurongo wa 8, Imana yatanze umuburo ukomeye cyane. Iravuga ngo abari mu isi bose bazaramya ya nyamaswa, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Twamaze kubibona yuko abantu bakwiye kumenyana na Yesu, abantu bakwiye kwegerana n'Imana, abantu bakwiriye kubyarwa ubwa kabiri, kandi abamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kandi guhamagara kw'Imana kuracyahari uyu munsi, niyo mpamvu turi kubwiriza bikemera ubu ngubu. Imana irakurarika mu izina rya Yesu kugira ngo wiyunge na Kristo, ubyarwe ubwa kabiri, ube mu baragwa b'ijuru, mu mugabane w'abana b'Imana. Ubwo nibwo bwonyine buryo bwizewe kandi buhari
kuko utazaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ubutumwa rero bwerekeranye no kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ubutumwa bwerekeranye no gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga cyangwa mu kiganza, n'uburyo abantu bakwiriye kuzakira icyo kimenyetso binyuze mu ruhanga se cyangwa mu kiganza, ngo ni ibintu bikwiye kwigwa byitondewe cyane. Imikorere y'umuntu w'insuzugurwa muri iki gihe giheruka bikwiye kwigwa byitondewe. Ariko ngo ikibabaje, abantu benshi biza amatwi ngo batumve uko kuri, maze bagahindukira imigani y'ibihimbano, kandi abameze batyo nta kabuza bazayiramya. Umuntu wese utanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwereye ku kuremwa kw'isi. Nshuti yanjye, Satani ari kuyobya abantu mu buryo budasanzwe. Reka duhere ku mikorere ya Satani muri iki gihe. Turi kubona wa mugore ngo agomba kugenza gute, ngo agomba gusindisha amahanga ya nzoga ye, kandi agomba gusambana n'abami bo mwiza, abategetsi bo mwiza. Nawe uri kwitegereza movement ziri kubaho muri iyi si, uri kwitegereza uburyo cy'umugore w'i Babuloni ari gukora cyane. Urabona yuko afite ijambo ritasanzwe. Ejo bundi rwose mu byumweru 2 bishize twabonye ubupapa bw'i Roma noneho bufata ijambo muri G7. G7 ni summit ihuza ibihugu 7 bikomeye ku isi, nibyo bifite ubukungu bw'isi nyine no gufata imyanzuro. Ngo niwe wa mbere ubikoze, Papa Francis niwe mu papa ubashije kugera kuri iyo achievement. Erega ibintu biri gukorwa mu buryo budasanzwe, tukabona bikorwa bigahita, ariko kandi biteye ubwoba. Nshuti yanjye, igihe turimo giteye ubwoba cyane. Ni igihe abantu bakwiye gukanguka bakitegereza uburyo ibintu biri kujya mu bikorwa vuba cyane, kandi bakagira ubwenge. Amahanga yo mu isi ari gusindishwa, ari gusambana cyane. Abami bo mu isi bari gusambana. Jya nitegereza abaperezida bacu bakagenda bagatanga ibirango by'igihugu. Igihugu cyakoreshaga inkoni nk'ikimenyetso cy'ubutware, bakitwaza inkoni bakayimuha. Igihugu gifite ingoma bagatwara ingoma bakayimuha. Biteye ubwoba, muri kugenda mubibona. Ibihugu bibihoboye isi byose byamaze yamaze kubyigarurira. Uribuka za COP zose zabayeho, COP 28 ejo bundi yabaye, yatanze ubutumwa bukomeye cyane. Ubutumwa bwe nibwo buri kuyobora ibintu byose. None no muri G7 yagezeyo muri uku kwezi kwa gatandatu, n'ubwa mbere ngo bibayeho. Ibintu biri kugenda bikorwa umunsi ku munsi. Tubona amategeko y'icyumweru ari kugenda ashishikazwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuzi umushinga wa 2026 2025 project yo gushyiraho itegeko ry'icyumweru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yuko rwose umuyobozi ugomba kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi manda igiye kuza guhera mu kwezi kwa mbere, agomba gushyira mu bikorwa ibyerekeranye n'iki, n'iryo tegeko ry'icyumweru. Amahanga rero, abami bo mu isi bari kugenza gute, bari gusambana. Ariko kandi n'amahanga za rubanda nazo zigenje gute, zasinze biteye ubwoba. Reka nkubwire, abantu bakwiye gukanguka cyane. Hari ibinyoma 2 bitangaje cyane bigiye kuyobora iyi si. Ikinyoma cya mbere ni uko amategeko y'Imana yakuweho mu buryo bw'umwihariko. Itegeko rya 4 ariryo dimanche, ndetse tugiye kubona leta z'isi zibiduhatira. Twarabisuzumye, amagambo bagiye bivugira bavuga bati tugiye gushyira itegeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse dushyiraho guillotinage, guca imitwe, ku buryo umuyobozi uzatorwa maze ntiyubahirize iryo tegeko azacibwa umutwe mu bya politike kugira ngo abyubahirize niba atagendeye mu mategeko dushyiraho. Maze baratubwira ngo hagiye gushyirwaho amategeko y'agahato. Bamwe bazabyemera mu ruhanga, abandi babyemere ku kiganza, biciye mu miyoborere ya politike ndetse n'imiyoborere ya religion. Uzongera usubiremo ikiganiro twaganiriye ku byerekeranye n'imikorere y'inyamaswa n'uburyo abantu bazahatirwa ikimenyetso cy'inyamaswa. Turi kwiga Daniel igice cya 3. Imana ibigushoboza. Icyo ni ikinyoma cya mbere. Ikindi kinyoma ni ikinyoma cyerekeranye no gusenga imyuka y'abapfuye, kwizera imyuka y'abapfuye. Inshuti zanjye, mukwiye kubyitondera ibi bintu cyane. Twarabibonye igihe twagaga Daniel igice cya 11, ko uyu muntu w'isuzugurwa afite imana y'igihome, imana basekuruza batigeze bamenya. Twarabibonye ibya Bikira Mariya, iby'amabonekerwa yawo, no kwizera imyuka y'abapfuye. Uramenye inshuti zanjye, ubyiteho cyane. Ingingo yerekeranye no kwizera imyuka y'abadayimoni iteye ubwoba, kandi iyo myuka y'abadayimoni iri kwambara amashusho y'abapfuye. Dufite ibihamya bikomeye cyane. Reka ngusomere iki gihamya cyo mu ntambara ikomeye ku ipaje 114. Baranditse ngo
binyuze mu kwizera imyuka y'abadayimoni. Satani yerekana nk'uwifuza kugira neza abantu bose, akiza abantu indwara, kandi ahamya ko azanye ibidini nshya yo mu rwego ruhanitse ifite kwizera gushya. Nyamara kandi nanone muri icyo gihe azaba akora nk'umurimbuzi. Ese kubera iki Satani ari kwigira nk'umucunguzi? Kubera iki yigize marayika w'umucyo? Kubera iki yigize nk'umutabazi? Erega nuko Satani agomba gukora muri iki gihe giheruka, nuko bigomba kuba bipanze. Uziko n'aya mategeko y'icyumweru ari kuza mu ishusho yo kugira neza isi, mu ishusho yo gutuma isi ikomeza kubungabunga mu mategeko yo kwita ku bidukikije, ngo isi yacu niwe mama. Ariko ndagira ngo mbwire abana b'Imana ko isi yacu atari yo mama. Iyi si ntabwo ari mama wa twese, kuko ijambo ry'Imana mu Bagalatiya, mu Bakolosayi twabwiwe yuko rurembo rwera Yerusalemu ariwe mama wa twese, akaba nawe mugeni. Aho ngaho ni iwacu, ntabwo iwacu ari mu isi. Haleluya. Rero abazi yuko isi yabo mama wabo ari isi, abo nyine bagomba kuyitaho. Satani ari gukora mu buryo bwo kwita ku bidukikije kandi ngo ahatire abantu kwica amategeko y'Imana. Icyambere cyo ni ikinyuma yuko isi ari iwacu. Iyi si ntabwo ari we mama, ahubwo mama ni Yerusalemu yo mu ijuru, niko ijambo ry'Imana ryabivuze. Soma amagambo akomeye mu Bagalatiya igice cya 4:26 hambwira ngo ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni, niyo mama wa twese. Haleluya. Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni, niyo mama wa twese. Ntabwo isi ari mama wa twese. Icyo ni ikinyoma cya Satani. Ariko turabona yuko umuntu w'insuzugurwa ari byayoboje abami bo mu isi kugira ngo ashyireho amategeko adasanzwe yo gutatira abantu kwica amategeko y'Imana. Nshuti yanjye, turi kubwirwa amagambo akomeye cyane avuga ngo Satani yerekana nk'uwifuza kugirira neza abantu bose, akiza abantu indwara, kandi ahamya ko azanye idini nshya yo mu rwego ruhanitse ifite kwizera gushya. Nyamara kandi nanone muri icyo gihe azaba akora nk'umurimbuzi. Ibigeragezo bye byose byiruha imbaga y'abantu mu irimbukiro. Kutirinda byimuye gushyira mu gaciro, kurarikira amahane, ibyo bigakurikirwa no kuvusha amaraso. Satani anezezwa n'intambara kuko ibyutsa inzangano mu mitima y'abantu, hanyuma igatsemba buheriheri abijanditse mu ngeso mbi kandi bavusha amaraso. Umugambi we ni uguteranyiriza amahanga yose mu ntambara, kuko muri ubwo buryo arimo ashobora gucubika ibitekerezo by'abantu, akabibagiza kwitegura kuzahagarara bashikamye ku munsi ukomeye w'Imana. Uwo ni imikorere ya Satani iteye ubwoba cyane. Mbese uri kubibona? Andi magambo akomeye cyane kuri yo page 115. Satani nanone akorera no mu biremwa kugira ngo yigarurire abantu benshi batiteguye. Yigishije amabanga y'ibyaremwe kandi akoresha imbaraga ze zose kutegeka ibintu byose mu gihe cyose Imana ikibimwemereye. Ubwo Imana yamuhaga uburenganzira bwo kubabaza Yobu, mbega ukuntu imikumbi n'amashyo, abagaragwa, amaze abana, byose byayoyotse mu mwanya muto, icyago gikurwa n'ikindi. Imana niyo ikingira ibiremwa byayo kandi ikabirinda imbaraga z'umurimbuzi. Nyamara abakristo basuzuguye amategeko ya Yehova, kandi Uwiteka azasohoza icyo yavuze, ko azahagarika gusuka imigisha ye ku isi, kandi akura uburinzi bwe ku bagomera amategeko ye, bakigisha abandi kandi bakabahatira kugenza nkabo. Satani agenza uko ashatse uwo ari we wese, Uwiteka yakuyeho uburinzi bwe. Mbega amagambo akomeye cyane ukuntu Satani ngo yize ibyaremwe, amategeko y'ibyaremwe agatanga na siyansi. Ese mujya mubona ibintu bijyanye n'umwuzure, tukumva ngo mu gice cy'uburengerazuba umwuzure wateye, ibi bihugu ngo byibasiwe n'imyuzure, abandi inkubi z'umuyaga, za cyclone zimaze iminsi zibasiye mu bihugu bya Sadek, za Malawi n'ahandi. Dubai naho ngo bishwe n'amazi muri iki gihe gishize. Satani arimo ararimbuza abantu, arimo arakora ibintu bidasanzwe ibijyanye n'intambara. Hano hose hari umwuka w'intambara. Ibyo byose ni umugambi wa Satani kugira ngo avane abantu ku kwitegura. Kandi gitangaje, nyuma yaho aza yigize nk'umutabazi, aje kwerekana yuko ibintu byakemuka muri ubu buryo, kandi uburyo bugiye gutangwa. Witonde cyane ubyitegereze mu gihe kiri imbere. Nuko Satani agiye kuvuga yuko kugomera itegeko rya 4 ari byo byarengera ibidukikije. Mbese nshuti yanjye,
urabitekerezaho iki? Ibi bintu byavuzwe birahanurwa ko bizaba, none biri kuba mu maso yacu. Ubu se turabyita yahe mazina? Noneho Mana ifashe ubwoko bw'Imana kugira ngo bukanguke cyane, bumenye yuko iki ari ikibazo cy'intambara ikomeye hagati y'icyiza n'ikibi. Ikibazo kiri hagati yo kuramya Imana umuremyi no kuramya Satani. Kandi Imana ishoboze buri wese uteze amatwi aya magambo, wowe unyumva n'uzabwira ubutumwa, ngo mwemere kuramya umuremyi aho kuramya Satani. Intambara ikomeye ku ipaje 115 niho tukiri. Ari azihanganira bamwe kandi bahirwe kugira ngo umugambi ujye mbere, abandi abateze ibyago, maze abemeze ko Imana ari ibateje ako kaga. Igihe yereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose, azateza indwara n'ibyorezo kugeza imidugudu n'ibirorero bisigara ari amatongo n'ibidaturwa. Igihe amagambo yavugwa arashishira cyane. Hari platforms zimwe na zimwe mbaho, cyane cyane iziduhuza n'abagize itorero ry'Imana rya Laodikiya, maze nkareba amatangazo ahora atangwa aho y'abapfuye n'abapfushije. Nshuti zanjye, biteye ubwoba. Ejo bundi umunyamakuru yari gukora inkuru y'uburyo impfu ziri kwiyongera cyane, kandi zitangiye kwiyongera aho abatware b'ikibi bahazana ibintu bidasanzwe ngo byo kwita ku bantu ngo byo kubakingira indwara. Umva, ngo igihe yiyereka abantu b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose, azateza indwara n'ibyorezo kugeza imidugudu n'ibirorero bisigara n'amatongo n'ibidaturwa. Mbega ukuntu bizaba ari ishyano kubona umudugudu wari utuwe n'abantu benshi cyane, ba bantu bari begeranye, ndetse tutabona umwuka wo guhumeka uhagije kubera ubucucike bw'abantu, ngo tuzajya kubona tukabona bihindutse amatongo n'ibidaturwa kubera umugambi wa Satani. Kandi umva, ndareba igihugu nkabona kizabyara igihunyura. Nshuti zanjye, ndareba ibiriho nkareba impfu ziri kwiyongera, bikantera gushishirwa. Ahari aya magambo azasohora ku maso yacu, natwe tubirebesha amaso. Mana ifasha abantu b'Imana kugira ngo biyunge kuri yo. Mana ifasha abantu b'Imana kugira ngo bige amategeko y'ibyaremwe nabo. Mana ifasha abantu b'Imana kugira ngo bige kwitungira amagara mazima. Ese uribuka amagambo twaganiriye bwa mbere dutangira kwinjira mu gitabo cya Danieli? Twaganiye ingingo igendanye no kwirinda, yuko abantu birinda bakamenya ibyo binjiza mu mibiri yabo, bakishimira iby'Imana yaremye, bakabikoresha mu buryo bwiza. Abo bana aribo basha no gusobanukirwa ibyenda kubaho. Nabo ngabo nirwo rufatiro rwa mbere twabonye rwo gusobanukirwa ubuhanuzi, no kwirinda. Ese urabyibuka? Nutirinda Satani araje kwigisha. Nshuti yanjye, erega abantu bakwiye kwiga kwivura, abantu bakwiye kwiga kwirinda indwara, abantu bakwiye kumenya uko indwara zifata nuko bakwiye kuzirinda, kandi igihe barwaye bakabasha kumenya kwivura bakoresheje iby'Imana yaremye. Magambo arakomeza ngo n'amagingo aya ari ku murimo we Satani. Satani arateza impanuka n'ibyorezo mu nyanja no ku butaka, umuriro wa kirimbuzi, umuraba ukaze, imyuzure, inkuba, imiyaga y'ishuheri, kubura epfo na ruguru, ibishyitsi hirya no hino, kandi mu buryo bwinshi. Imbaraga ze ziri ku murimo. Uyu ni umurimo wa Satani, kandi uri gukora cyane, turi kubirebesha amaso yacu. Magambo akurikiraho, Satani yararika umwero w'ubutaka, maze inzara n'ubwihebe bigakurikiraho, ahumanya umwuka wo mu kirere, maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka. Ibyo byago bizarushaho kwaduka ku isi, kandi ari nako birimbura. Reka ntabwo tuzabona bihagarara. Oya, ubu ngubu nyine twaratangiye, nta kundi. Urugendo twararutangiye. Indwara z'ibyorezo zigomba kwiyongera, imyuka ihumanya ikirere ikaba myinshi cyane, kuko niwo mugambi wa Satani. Umva nshuti zanjye, ibyo byago bizarushaho kwaduka ku isi, kandi ari nako birimbura. Kurimbuka kuzaba ku bantu no ku nyamaswa. Isi iri mu cyunamo, ihindutse amatongo, kuko isi irononekaye, ihindutse amatongo, izarimbukana n'ibikomerezwa byayo. Isi yandavujwe n'abayituye, kuko bishe amategeko y'Uhoraho, ntibubahirije amateka ye, bishe n'isezerano rihoraho yagiranye nabo. Ayo n'amagambo umuhanuzi Yesaya yahanuye. Nshuti yanjye, ntabwo ari Imana ishaka kurimbura, ahubwo ni Satani urimbura. Ahubwo abantu iyo bavuye mu burinzi bw'Imana, ubwo baba bageze mu cyanya cya Satani. Satani se ko yishimira kubona imiborogo? Satani ntabwo ajya anezezwa nuko abantu baseka. Oya, nuko rero igihe abantu bavuye mu burinzi bw'Imana bakanga ko Imana ibayobora, bakivana mu mategeko yayo, nta kindi cyakurikiraho uretse akaga n'akangaratete, uretse amaganya no kubuzwabuzwa na Satani.
dukomeje intambara ikomeye ku ipaji ya 414 kugeza 415. Mu magambo akurikiye baravuga ngo uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera Imana aribo bateje ibyo byago. Aya magambo yaciye umurongo nayanditse mu ibara ryayo ngo uyazirikane mu mutwe. Iyi nteruro yandike ngo uwo mushukanyi ruharwa, wa wundi umaze guteza intambara, wa wundi umaze guteza ibyorezo, wa wundi uteje amakuba hirya no hino, wa wundi wararitse umwero w'ubutaka, wa wundi ubujije abantu epfo na ruguru, uwo nguwo noneho azagaruka avuge ngo Imana nigenje gute ibikoze. Abantu bakorera Imana nibo bateje ibyo byago. Itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja abubahiriza amategeko y'Imana ko ari bo nkomoko y'ibyo byago byose, bahore babahindura abagome. Hazavugwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru. Mbega amagambo ababaje, mbega ukuntu biteye ubwoba. Mbese umugambi burya ni uwo nguwo turi kubona. Ibintu byose Satani ari kubyararika, abantu bahangayikishijwe n'imibereho y'ikirere n'ibidukikije n'uburyo biteje isi. Kandi koko nshuti yanjye, ntabwo nzi aho utuye kuri iyi mugabane w'isi, ariko aho ntuye mu Rwanda umva hariho icyokere cyinshi cyane, hariho icyuzwe kidasanzwe, kuko ikirere byumvikana ko cyahindutse. Ndetse twabaga twiteze yuko imvura izagwa mu kwa kabiri ikageza mu kwa gatanu, ntabwo ariko bikimeze. Ibintu byose byarahindaguritse. Amatungo ari kuramburura kubera izuba ryinshi, niko abahanga mu byo kwita ku matungo bari kutubwira. Ariko se ni Satani wabikoze. Nyamara igihe kigiye kuza rero muri ubwo buryo bavuge ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru aribo bagenje gute, aribo bateje ibi byago. Niyo mpamvu bari gushyiraho amategeko, kandi nabikubwiye ko ari proje ya 2025 yuko bizagenda gute nshuti yanjye. Bagiye gushyira amategeko y'icyumweru nta kabuza, kugira ngo bite ku bidukikije. Nuko rero batazumvira ayo mategeko ngo bazashinjwa yuko aribo bagenje gute, aribo bakoze ibi ngibi. Hazavugwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru ariwo dimanche. Kubw'ibyo rero icyo cyaha cyateje ibyorezo bikazahagarara ari uko umunsi w'icyumweru umaze guhatirwa abantu bose, kandi ko abakomeza gushyigikira itegeko rya kane baba batesheje umunsi w'icyumweru icyubahiro cyawo, ndetse ko bahungabanya umutekano mu gihugu kuko bakibuza umugisha w'Imana kandi bakadindiza ubukungu bwacyo. Ni amategeko yo mu rwego rwa politike noneho azabaje. Abanyapolitike bazaba barengera ubukungu bw'igihugu, bazaba barengera umutekano w'igihugu. Nuko rero abanyamadini abaretse isezerano ryera bafatanije n'umuntu w'insuzuguro bagiye kuvuga yuko abantu batsimbarara ku itegeko rya kane aribo bateje iki? Bateje ibi byago. Kandi mu guteza ibi byago isi igomba kubona amahoro ari uko bashyizweho itegeko ry'agahato. Magambo akomeye tugezeho. Imikorere ya Satani muri aya makimbirane aheruka yo kurwanya ubwoko bw'Imana ntaho itandukaniye niyo yakoresheje atangira intambara ikomeye mu ijuru. Yavugaga ko ahirimbanira guteza imbere ubutegetsi bw'ijuru, nyamara ahubwo akoresha imbaraga ze zose rwihishwa kugira ngo abuhirike. Nshuti zanjye, nuko bizagenda. Nuko Satani agiye kuyobya abari mu isi, kandi abari mu isi bamaze gusinda pe. Abantu mu isi bamaze gusinda, amahanga yose yamaze gusambana. Birakomeye cyane ku buryo uyoboye iki gitero cya Satani, wa wundi wahawe ububasha n'ikiyoka, niwe uyoboye inama z'isi ngo tumaze kubona mu kanya. Paji ya 416. Abakomeza isabato yo muri Bibiliya bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda, ko babangamiye imibereho myiza ya rubanda, ibyigenge kandi byangiritse, kandi bakaba aribo batuma Imana igiye gucira isi ho iteka. Ubwitonzi bwabo no gushikama mu byo bizera bazabyita gukabya, kutava ku izima no gusuzugura ubutegetsi. Bazaregwa ko bahinyura ubutegetsi. Ababwiriza barwanya amategeko y'Imana bazatangariza ku ruhimbi ko abantu bafite inshingano yo kumvira ubutegetsi bw'isi nk'ubwashyizweho n'Imana. Amagambo asa nk'aya yumvikanye mu minsi ishize, abantu bahatirwa kunyanya n'imitima yabo. Ubu rero bigomba gukara cyane. Noneho amagambo akurikiraho mu nteko ishinga amategeko no mu nkiko z'ubucamanza, abakomeza amategeko y'Imana bazavugwa nabi, bacirwaho iteka.
amagambo yabo azagorekwa, bazabakekera imigambi mibi batigeze kugira. Erega igihe ibintu noneho byaje mu nzego za politike bikazamo mu rwego rwo kwangiza, rwo kubangamira umutekano, ibintu bihita bihinduka bibi cyane. Njya mbibona byino, iyo bintu bigijemo ibyazo by'umutekano na politike bihita biba bibi cyane. Nuko abana b'Imana bigiye kubagendekera, bazaburira amahoro mu nsengero, bazaburira amahoro mu bucamanza, bazaburira amahoro muri za parliament z'ibihugu, bazagerekwaho ibintu bikomeye, amagambo yabo agorekwe mu buryo budasanzwe. Kizaba ari igihe cy'umwaka utarigeze kubaho, kizaba ari igihe kidasanzwe. Nshuti yanjye, ibintu mbese urabyumva cyangwa ntabwo biri gushyikira mu ntekerezo zawe? Imana Data wa twese yasezeranye Umwuka Wera yuko azatuyobora mu kuri kwose, akatwumvisha ibyenda kubaho, abyumvikanishe mu bwenge bwacu. Ndasoresha amagambo nakomeje gusubiramo, Matayo 24:14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwize. Ntabwo ibintu bishobora kurangira inkuru ziturutse iburasirazuba, ibyaha byabo niba bitamaze kujya ku karubanda. Kandi Imana ishimwe kuri gukoresha uburyo bwose. Bamwe bakavuga baciye mu nzira, abandi baciye mu miharuro no mu bihanamanga, abandi kuri izi za YouTube, abandi mu nsengero, amaradiyo, amateleviziyo, ubutumwa bukavugwa mu buryo bwose. Abandi bakavugisha inzandiko, amacapira agacapa ibitabo, amabroshira akanyanyagira. Imana ishimwe ko abantu bari kuburwa mu buryo budasanzwe. Imana ifashe ubwoko bw'Imana kugira ngo twiyunge n'itsinda ritoya, itsinda ry'abamarayika baguruka baringanije ijuru, bamamaza ubutumwa bwiza, bamamaza inkuru ziturutse iburasirazuba, inkuru zije gushyira iherezo kuri aka kaduruvayo. Iyo ni ibirwanire yabo. Ko niko rugamba, niko urugamba rugomba kurwanwa. Nuko abantu bose bagomba kubwirwa inkuru ikomeye cyane, ubutumwa twabwiwe. Erega nta kimana izakora itabanje kubwira iki? Abagaragu bawe b'abahanuzi. Imana ishimwe yabanye nanjye nawe muri iyi minsi 30 twaganiriye amagambo, kandi tuyageze ku musozo. Ntabwo dusoje ibiganiro byacu, ariko iki gihe twihaye cyo kwiga iby'ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, cyo tubaye tugisubitse yanga. Hari tuzagaruka tuje gusubiza ibibazo mwabajije cyangwa ibitekerezo mwatanze kugira ngo tugire icyo tubivugaho. Imana y'amahoro ibeze rwose. Kandi mwebwe ubwanyu n'umubiri wanyu n'ubugingo bwanyu n'umwuka wanyu birarindwe bitazaba mugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azabonekera ku bicu byo mu ijuru aje kuducyura mu bwami bwe. Ahubwo tuzabe twiteguye, duhurire mu kirere, duhoberane yuko tunesheje iyi si na Satani. Niko gusenga kwanjye ngusabira mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo. Amen. Amen. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimye cyane bikomeye, izina ryawe ryubahwe. Gushimiye yuko wabanye nanjye muri iyi minsi 30. Gushimiye yuko wayoboye ibiganiro. Gushimiye ko watanze ibyari bikenewe byose, haba ubuzima, haba amafaranga, haba gutegeka ikirere, internet n'ibindi. Warakoze Mwami, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nagusenze cyinshi cyane ngo unyuzuze amagambo yawe, ne kuvuga ibyanjye gusa ahubwo mvuga ibyawe gusa. Izina ryawe ryubahwe ko wujuje akanwa kanjye amagambo nkavuga. Niteze yuko kandi uri gukora mu mitima y'abana bawe, babandi bakurikiye amagambo n'abazakurikiraho hanyuma, uzabane nabo. Icyo twifuza no kuzagera Siyoni, kandi icyo twifuza no kurangurura izo nkuru ziturutse iburasirazuba kugira ngo ziteguze abantu bawe ubwo ugiye kwerekanwa tuzagusangana n'ibyishimo. Ukunda abanyabyaha cyane, uri Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi. Niyo mpamvu wihanganira umunyabyaha cyane, ndetse ntabwo utinze isezerano ryawe nk'uko abantu babyibwira, ahubwo ushaka ko buri wese yihana. Reka buri wese wumva ayo magambo ashyire mu bikorwa icyifuzo cyawe cy'uko yihana, maze yihane, kuko ari bwo buryo bwonyine bwo gutegutsa kuva mu isi. Udushoboze kukwitegura no kukwiteguza abantu. Komeza guhira imirimo y'umucyo w'isabato. Dufite n'ibindi bikorwa duteganya imbere yacu, ibikorwa by'ivugabutumwa mu bihugu by'abaturanyi, ibikorwa byo gukomeza gutegura ibiganiro. Uzakomeze kubana natwe, twongerera abakizwa. Dukeneye ubuhamya by'uko ibyo dukora biri gukora ku mitima ya benshi, kandi tuzanezezwa nuko ari abantu bazajya mu ijuru kubera yuko bumvise ubutumwa ku mucyo w'isabato. Komeze gushyira ikimenyetso cy'uko byemewe nawe kuri ku murimo dukora, maze icyubahiro cye kuba icyacu ahubwo icyubahiro kibi cyawe. Niko gusenga kwanjye mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo.
amen.